Umwami Kitani nubwo ari umuntu w'umugabo yararwanye intambara nyinshi afite igitinyiro mu baturage no mu basirikare, umugore wamufata nk'intare yabonye Mando amarira amuzenga mu maso. Yagize ikiniga aramubaza ati Mando ni wowe cyangwa si wowe? Nawe yari afite ubwoba akeka ko yaba ari umuzimu. Umwamikazi we yari yizeye ko ari umuzimu bya nyabyo, akaba yaraje kwishyuza ibyo yari yarabakoreye wenda. Ntibari bazi ibyakurikiyeho nyuma yo gutandukana nawe. Mando yateye intambwe acecetse yegera imbere y'umwami n'umwamikazi bagiye kumusohoza yanga kubaha ikiganza. Arakaye cyane yasabye abasirikare bari aho mu nzu gusohoka bakajya hanze. Bashatse kubyanga bagira ngo wenda aje kurwanya umwami. Umusirikare warindaga umwami yahise aza gutabara. Mando amukubita urushyi agiye kumutera inkota arayimwaka. Yabikoreye mu maso y'umwami. Kitani aho kumubuza aramubwira ati nizeye ko ari wowe noneho nturi umuzimu, uracyari wa wundi wa kera. Yarimbuje abasirikare bari aho mu nzu abasaba gusohoka. Mando nta magambo menshi yaramubwiye ati nshaka abana banjye Rihanna na Daikire, nizere ko nta n'agasatsi wapfuye. Kitani kuko niwe wari unkoze mu nda. Yamuvugaga mu izina aho kumwita Nyagasani cyangwa andi mazina y'icyubahiro yahabwaga abami. Umwamikazi yatangiye gutitira, umwami nawe agira ubwoba ananirwa kumusubiza. Mando ati ni bazima cyangwa mwamaze kubica? Umwamikazi yamusabye imbabazi aramubwira ati twabateye ubwoba byonyine ariko ni bazima, ntitwari tuzi ko ari abawe. Kitani we yaramubajije ati ese nkwizere koko Rihanna na Daikire ni abawe? Mando ati nari nzi ko uri umunyabwenge utakora ikintu cy'ubugoryi. Ese koko abana banjye ni ikihe cyaha bakoze? Reka nemere ko Rihanna afite amakosa, ariko se Daikire afite ayahe? Nuko yamufashije gucika se cyangwa hari ibindi byaha bakoze nkaba nabizi? Umwami yahamagaye mu gikari yongorera umusirikare aramubwira ati genda ubaziture, mubanze kubaha amazi bakarabe, mubahe amavuta bisige, mubambike imyenda mishya, mubone kubazana hano. Uyu mugabo nawe mumuzanira icyo kunywa kiryoshye, divayi nziza cyane ngewe ubwanjye nkwaho, nimugere vuba. Uwo musirikare yari yikanzemo yayoboye ikibaye. Niyumvishaga ukuntu uwo mugabo yaraje, umwami agatuza ntakomeze kwigira umuntu utavugirwamo. Umwamikazi we yari yarize amarira yamanutse ku matama. Mando yanze kubaganiriza yicara mu ntebe yarakaye cyane. Uwo mwanya bamuzaniye divayi ntiyahita yisomaho, yayimennye muri salo umwami areba. Kitani yarumiwe yanga kugira icyo abivuga aricecekera. Umuja wari uzanye iyo divayi yagize ubwoba bwinshi cyane, abwira umwami ati rwose Nyagasani nzanye divayi nziza ntabwo yari yanduye, divayi nyivanye mu cyumba cyanyu, nta kibazo yari ifite na kimwe. Mando yaramubwiye ati humura ikibazo si icyawe, wowe ntubigireho ikibazo, genda uzane n'indi divayi. Yarayizanye aho kuyakira abwira umuja ati hereza umwami asomeho, wowe n'umwamikazi asomeho ubone kuyimpereza. Umwami Kitani yasomyeho, umwamikazi nawe asomaho, Mando abona kuyinywa. Bose bahise bamenya impamvu yari yamennye iya mbere, yari yaketse ko bamurogeyemo. Yahise ababaza ati nabizerane ko divayi mwari muzanye imbere nta burozi bwari burimo bwo kumpitana, kandi naje kubasaba abana mwakatiye urwo gupfa? Ese hari ubwo nje mu rugo rwanyu neza ku buryo mwanyakira neza? Iyi divayi se niyo kugira ngo tsinde? Mubone uko mumbwira ko abana banjye mwamaze kubagirira nabi ntabyumva, munyice meze nk'uwabaye ikinya? Umwami ati Mando mu bantu bose nashatse cyane ni wowe nabuze. Bamwe namenye amakuru yabo menya ko bapfuye, abandi ndababona ndabagororera. Wowe wabagahe? Kuki utekereza ko nakuroga? Oya rwose sinabikora Mando. Umwamikazi yaciye bugufi aramubwira ati twizere kuri inshuro kuko natwe twifuzaga kongera kukubona. Mando ati ibyo nta kibazo, reka nkwiye divayi, ariko ishere nabonye abana banjye niba koko ari bazima. Ndabizi neza ko bari hano, gusa ndababaza ni ikihe cyaha abana banjye bakoze ku buryo mufata umwanzuro wo kubica? Ese ko umwana w'umwami yaraje kureba igikomangomakazi Korete bagakora impanuka bakiri mu nzira, amafarashi yabo agapfa, abasirikare babo bagapfa, bagahitamo kuza kuba barayi iwanjye, hari icyatwe twari dukoze? Kuba yarabonye umukobwa wanjye akamukunda akifuza kubana nawe aho kubana na Korete, ni ikihe cyaha umwana wanjye yarakoze? Kitani wibagiye ibyo nagukoreye byose? Ni wowe koko wafata umwanzuro wo gushyingira umuntu wadashaka n'ibintu wanyuzemo ukiri umusore? Kuki ushaka ko Zari yakunda Korete kandi we bitamurimo? Kuba ataramukunze agakunda Rihanna ni ikimenyetso ko Rihanna akwiriye kwicwa? Umwami yabuze icyo asubiza areba ku ruhande. Mando yarahagurutse aramubwira ati umukobwa wanjye sinungwanye ngo wenda kwiciye abantu, umukobwa wanjye mushakaho iki? Yongeye kwicara, umwami n'umwamikazi nabo baricara. Mu minota mike Rihanna na Daikire binjiye muri salo aho umwami n'umwamikazi bari baherekejwe n'abaja batatu n'abagaragu batatu. Abana bakibona se bakabona ukuntu yarebaga umwami nabi bikanzemo. Ntibari bazi ko yazi ibwami akabahabya bene ako kageni. Yari yarababwiye ko yahoze ari umusirikare, ko yarwaniraga Kitani wa mbere. Ntiyari yarababwiye buri kimwe. Yari yarabwiye abana bati njye nahoze ndi umusirikare ubwo nari umusore. Igihe cyaje kugera ndahunga mungera mu cyaro cya kure kuko nifuzaga kuva mu gisirikare. Twahoraga turwana buri gihe kandi intambara ntizirangire. Byari bimaze kundambira.
akenshi intambara zabaga zikarushaho gukomera, hapfaga abasore benshi kuko aribo bashyirwaga imbere. Njye nabonye nshobora kuzapfa nta mugore nta mwana, ndavuga ntereka njye kure cyane mu byaro byahirira abandi, nimara kubaka ubuzima mfite umwana wo kuzasigarana izina ryanjye, wenda nzasubire mu gisirikare. Nibwo naje nta dutuye ngashaka umugore nkabyara umwana wa mbere akaba umuhungu, ni wowe Dahikiri. Icyakora umugore wanjye yahise atwara inda y'indahekana, wowe umaze amezi 10 gusa undi aravuka. Iryo kosa nongeye kurikora umutera inda, nanone abyara undi mwana acyuzuza umwaka umwe gusa, uwo mwana ni Liyana. Ibyo byaranzitiye bituma ntajya mu gisirikare. Umwana w'umuhungu hagati yagize ibyago arapfa, hasigara mwebwe babiri. Nabaye hafi ya nyoko mbitaho, nyuma yaho mbyara abandi bana. Nigumiye inaha nita ku muryango wanjye nibagirwa ibya gisirikare. Mando yifuzaga ko umwana w'umukuru w'umuhungu atazajya mu gisirikare, gusa akazaba afite ubushobozi bwo kumurinda. Nicyo cyatumye amanywa nijoro atangira gutoza Dahikiri kurwana, akamutoza kwirinda no kurinda abandi, kugera ubwo yakuze nawe yiyumva nk'umusirikare. Ariko kuko ibihugu byose byari bibanye mu mahoro, intambara zarahagaze, nawe ntiyari kwifuza kujya mu gisirikare. Yamushishikarije gukora imirimo yo mu cyaro abagabo bakoraga, ngo nawe nashaka umugore azamutunge nk'abandi bose abishobore. Ibyo nibyo byonyine yari yarababwiye, nta bindi bari bazi. Umugore we wenyine niwe wari uzi byinshi. Manda akimutereta yamubwiye ko yahoze ari inshuti y'umwami Kitani, arwanira mu ngabo za se. Yari yaramubwiye n'andi mabanga yarahuriyeho na Kitani wari ukiri igikomangoma, gusa musaba kutazayabwira abana babo mu gihe bazaba bababyaye kuko yari arimo ubugome. Ntiyashakaga ko bamenya ubugome bwose yakoze. Ni niyo mpamvu ubwo yafataga ifarashi ibwami kwa Hiroshi yamwongoreye yariraga agahita amwenyura, abana nabo babona mama wabo amwenyuye bakizera ko ari icyo agiye gukora agatabara mwene nyina Liyana. Yarababwiye ati ngiye kureba umwana wanjye ntacyo ari bube. Yongoreye umugore aramubwira ati ngiye kwiyereka Kitani nanone muri ibi bihe bibi, mu bihe ashaka kwicamo abana banjye babiri. Ngiye kubazana baragaruka nta n'agasatsi kavuye ku mutwe wabo, keretse niba babikoze ubu bakaba bamaze kubica. Aho muri icyo cyumba abana be ntibiyumvishaga ukuntu yari kuza ibwami bagahita babahambura. Bo batekerezaga ko nubwo yari kuza yari kubatakamba asaba imbabazi, ariko yari yirakaje nk'uje gutanga amategeko. Yari yihagazeho yarakaye cyane. Umwami n'umwamikazi aribo bafite ubwoba. Bahawe imyanya myiza yo kwicaramo, intebe abanyacyubahiro bonyine bicaragamo. Abaje bihuta cyane babazanira divayi nziza iryoshye iyo umwami yanywagaho. Bakibageze imbere nabwo Manda yababujije gusomaho, arababwira ati mwari mugiye kwicwa, sinzi niba batanababaje birenze ibikenewe. Mu maso hanyu ndabonamo agahinda kenshi. Iyi divayi umwami n'umwamikazi niyo nibayisogongere mubone kuyinywaho, kuko wasanga bayiroze, ngo niba mutishwe n'inkota mwicwe n'uburozi. Dahikiri na Liyana baratitiye, bibwira ko se ashobora kwicwa kubera ukuntu yitwaraga. Dahikiri ahita avuga ati niba iyi divayi irozwe n'ibyo kurya twariye ubwo byaba birozwe, ni hahandi ntabwo twaza kurokoka. Umwami yarebye Manda aramubwira ati wikomeza kugira ubwo burakari, uri kuntera agahinda. Humura ntitukibahaye uburozi kandi bamaze kugera hano. Ngiye ubwanjye ibikombe byose ndabisomaho maze umutima wawe utekane. Yarahagurutse asoma ku gikombe cya Dahikiri, asoma no ku cya Liyana, aramubwira ati ngaho nsobanurira, iki gihe cyose wabaga he? Kuki batinze kuza kunyiyereka? Basi reka ngusuhuze nongere numve ko ari wowe wa kera. Manda yarahagurutse, Kitani aramuhobera yitsa umutima, aramubwira ati nari nzi ko wapfuye inshuti yanjye ya kera, nishimiye kongera kukubona. Umwamikazi nawe yaraje aramuhobera, aramubwira ati tubabarire, ntitwari tuzi ko abana ari abawe, udutege amatwi twumve imva n'imvano yabyo iratuma ugabanya uburakari. Manda yaboneyeho no guhobera abana be kuko kuva yahagera ntiyari yakabasuhuje. Yageze kuri Dahikiri aramubwira ati ntako utagize, wakuze ibishoboka byose, icyakora ndakeka ko wagize n'uburangare. Ni gute baguhize bakakugeraho koko? Yabwiye Liyana ati amaraso yawe ntabwo yamenwa n'umwami w'inshuti yanjye, ndabizi ko ari umwami mwiza wa mbere wabayeho ku isi, ntukomeze gukuka umutima ntacyo uri bube. Manda yabonye abana be bameze neza, uretse ko Dahikiri we yari yakubiswe ariko yari yongeye kumera neza. Imbeho yo kwicara mu mazi umwanya munini yari yashize, na Liyana yashize imbeho yuko bari bamujugunye mu gikari, kuko bombi babahaye amazi ashyushye bakaba ariyo bakaraba kandi bakabambika imyenda ishyushya, bajya kubagaburira nabwo bakabaha ibiryo bishyushye. Byatumye bahita bagarura ubuyanja binjira muri saro ari bataraga. Manda yabwiye umwami uko byamugendekeye, ati biriya bikimara kuba nagize ubwoba ndavuga nti umwami azamvumbura byanga bikunda. Byatumye munga njya kure cyane ngo atazagira umuntu unakeka ko nari mbirimo. Nari maze kumenya ko wemerewe kubana na Kariha, kandi niyo ntego nari mfite, nicyo njye nawe twifuzaga. Nifuzaga kugufasha ukabigeraho, kuko wari ubigezeho. Rero natekereje ko iperereza rizakomeza gukorwa, bakamenya bari bihishe inyuma y'ibyabaye kuri bariya bakobwa. Nubwo bwose washatse kurwanya so, akanga ko mukozanyaho kuko n'andi mahanga yarabamereye nabi, sinari kuhaguma ngo nuko mwiyunze. Kitani ati ubwo se wahise ujya he?
nawe ati nagiye mu cyaro kandi ndatekereza ko ubwaho n'uyu hazi. Nagezeyo nshakisha ubuzima, nshaka umugore, mbyara abana, mbitaho, nigumira muri ubwo buzima. Sinifuzaga na gato ko wowe umenya aho mperereye. Nari mbizi ko nkubikiye amabanga menshi cyane, kandi kuri iyo ngingo nawe uzi uko muteye. Niyo mpamvu niyoberanyije ku buryo nijye wazaga kutwiyereka wabaye umwami utigeze umenya ko mpari, kandi nari ndi muri abo baturage. Umwami yamujyanye mu cyumba cyo ku ruhande amusaba ko baganira ari babiri. Umwamikazi nawe atabumva. Baraganiriye, umwami bimubaza neza kuko yabicaga hejuru. Manda ati sinari kuvugira imbere y'abana banjye ko wishe abakobwa 3 bari baraguhitiyemo ngo hazavamo umwe muzabana. Niyo bagubyisha inyuma, urabyibuka ko ari twe twabipangaga. Ntagombaga kuguhunga kuko nari nzi ko abami bose bica abantu babikiye amabanga rimwe na rimwe. Iyo bamaze kuba abami rimwe na rimwe bica abantu bari bafite amabanga yabo y'ubugoryi, kandi nawe amabanga menshi yawe y'ubugoryi ninjye wabaga uyazi njyenyine. Naraguhunze kugira ngo utazanyica. Kitani yamusabye imbabazi, gusa aramubwira ati sinari no kukwica, ahubwo umukobwa wanjye yaburaga agata agapfa. Nuko yavuwe n'abaganga b'abahanga, afite igikomere kitarakira. Yagerageje kwiyahura kuko zero umuhungu wa Hiroshi yamwanze akikundirira n'umukobwa wawe. Nyuma yo kumukunda hagiye habaho ibibazo bikomeye. Ingabo za Hiroshi zinjiye mu gihugu cyanjye, zica abasirikare banjye, zinacikana mwebwe. Nabifashe nko kubashimuta. Manda ati kandi baradutabaye. Erega wari wohereje abasirikare bawe ngo baze batwice twese. Ni niyo mpamvu ntizeraga ko iriya divayi itarozwe, kuko ubwawe wohereje abasirikare ngo baze bandimburane n'umuryango wanjye wose. Iyo ntagira abasirikare bo kwa Hiroshi bari baje, sinari kurokoka, bari kunyica abasirikare bawe. Urumva nakwizera nte? Nyuma yo kumvana mu buhungiro bambwira ko ngiye kuba mu mutuzo nta muntu miga, ndumvaga umukobwa wanjye yamaze kumushyikira ngo wapanze kumwica, kandi menya ko ari kumwe n'umuhungu wanjye. Wahereho umbwira ngo nkwizere? Kitani ati Mando, sinari nzi ko ari bo baje gufata bakagushimuta. Manda ati ntabwo banshimuse, bandindaga inkota y'abasirikare bawe. Kitani ati ntacyo, ariko sinjye wohereje abo basirikare, byakozwe n'umwamikazi n'umukobwa wanjye Colette. Nabo ntibari bazi ko ari wowe, kandi byanga bikunda ibibazo twabonaga bishobora kuziyongera, kuko njye ubwanjye nari nafashe umwanzuro wo gutera Hiroshi muziza ko abasirikare be bari bavogereye ubwami bwanjye. Umve ko nanjye bwa mbere nari nzi ko abasirikare baje bari batumwe na Hiroshi ubwe, nazi ko boherejwe na Zero umuhungu we. Ku munsi wo gutera twageze ku mupaka w'igihugu cye, azazanye impano nyinshi, yicishije bugufi nubwo bwose ashobora kuba nandusha intwaro n'ubushobozi. Arambaza ati ese koko dupfa umukobwa? Twafashe umwanzuro wo kumwica kugira ngo umuhungu areke gutera akavuyo mu bwami bwanjye aza kumuhiga, kandi nanjye mpagaye umukobwa wanjye uremerewe no kuba yarabenzwe kubera uwo mukobwa wawe. Mbisubiremo, sinari nzi ko ari uwawe. Manda ati se mwebwe nk'abami babiri uwo mwanzuro mwumvise ukwiriye? None se uretse ishyari ry'umukobwa wawe, icyaha umukobwa wanjye afite ni ikihe? Tureke gushingira ku kuba yaba ari uwanjye nubwo yaba ari undi uwo ari we wese. Ese gukundwa n'icyaha? Amakosa n'aya Zeri uteza akavuyo mu bwami bwawe. Amakosa akaba y'umukobwa utemera umwanzuro mwafashe nk'abami bombi, akaba nawe nyine umushyigikira mu mafuti. Naho umukobwa wanjye ararengana, kandi nubwo yaba atari uwanjye, mbisubiremo nawe ubyumve, nubwo yaba atari umukobwa wanjye, undi uwo ari we wese. Siniyumvisha impamvu mwashaka kumwica ngo nuko bamukunze gusa, wagakundwa gusa, nta kindi kintu akoze. Kitani ati ni ibintu bitubamo, umuntu wafushye nta kiba atakora, kandi ntashyira mu gaciro kuko bari gukoreshwa n'amarangamutima. Uretse n'ibyo narebye ku nyungu rusange. Manda ati reka nkubwize ukuri, ndumva uri gukoreshwa n'amarangamutima ari wowe. None ubwo biragenda bite? Umwami ati niba koko Zera kimukunda rwose bibanire, aho bigeze nanjye birandambiye. Hari ibintu tuba dukwiriye kureka bikaba, nubwo bwose tukaba tutabyifuza. Ibi ngibi byo birenze ku bushobozi bwanjye bwo kubihagarika. Ubukwe bwabo nzanabutaha, kandi nzazana n'umuryango wanjye. Umukobwa wanjye Colette nimba ntacyo biri bumutware, nawe nzamuzana butahe. Kitani yaramubajije ati abandi bagize umuryango wawe bari he? Nawe ati nabasize kwa Hiroshi, ariko bari bamaze kwicara mu magare. Ndatekereza ko niba nta kibazo bagiriye mu nzira bamaze kugera iwanjye mu rugo, gusa nta n'ikibazo bari kugerera mu nzira, kandi Hiroshi yabahaye abantu bo kubaherekeza. Bagarutseho abandi bari umwami n'umwamikazi barebana mu maso, bahise banzura ko nta kwicarira nabwo hari, ndetse basaba Colette kuza kwibwirana nabo akanabasaba imbabazi. Yagombaga kumenyana nabo bana b'inshuti y'umwami ya kera. Colette acyagera bamwiyegamije kuko atari yagakize neza, nabwo Mando yaramuhobeye. Abonye ko bari bamwiyegamije arisekera, aravuga ati biratangaje kuba umuntu agerageza kwica nabyo bikanga, icyo yaragiye kwicira nacyo ntakibone. Umwami aramusakurije ati uramenye Mando uyirengera? Umukobwa wanjye muha amahoro, nawe ntiyorohewe. Kumusuhuza gusa byari bihagije. Colette ku mujinya mwinshi yihagazeho asuhuzanye n'uwo wakwita mukeba we Rihanna, barahoberana, ahoberana Daikiri. Amaze kubasuhuza yavuze ko atameze neza, ajya kuryama. Bazanye n'abandi bana b'ibikomangoma basuhuzanya nabo. Umwamikazi yaramubwiye ati Mando,
warakoze cyane gutuma urukundo rwanjye na Kitani rutsinda. Iyo utaba ntitwari kubana kuko njye nari mu miryango iciriritse. Biratangaje kuba abana bose ari abanjye, nyamara iyo ataba wowe sinari kuba mfite ishema nk'iri. Icyakora kubera kutamenya, umukobwa wanjye yahoraga agata akitera inkota ku mutima azira kubabazwa n'uko Riya n'umukobwa wawe yamutwariye igikundiro, Zari akaba ari we yikundira. Icyo nizeye cyo nuko Colette azatuza akabyakira, ndabigusezeranyije. Abana b'umwami n'abamando baribwiranye. Umwami atangira gusobanura Mando uwo ari we, ariko ntiyavuga ku bibi bakoze. Yarababwiye ati Mando yahoze ari umusirikare w'inshuti yanjye, niwe wandindaga nk'igikomangoma, niwe natumaga ahantu hose, niwe wambaga hafi, rimwe na rimwe tukarara mu buriri bumwe tuganira nk'abavandimwe. Imigambi yanjye n'amabanga yanjye yose yabaga yazi. Naje gukundana n'umukobwa mwiza cyane, mama wanyu Kariha, maze data abimenya arabirwanya. Yavugaga ko hari abandi bakobwa yamitiyemo bo mu miryango yabagamo abakobwa b'abamikazi. Icyakora Mando yaramfashije sinabana nabo data yamitiragamo, mbana n'uwo nikundiye. Mu gihe cy'urukundo rwanjye na mama wanyu niwe wajyanaga amabaruwa yanjye kuri we, yabaga azi ibirimo, nawe yazanaga yamuhaye akayansomera. Nubwo nari nzi gusoma niwe yansomeraga. Murumva ko ibintu byose yabaga bizi. Niyo mpamvu navuga ko nta yindi nshuti nigeze nkawe uretse umwami Hiroshi nawe wambereye nk'umuvandimwe. Uyu mugabo yansimburiye bakuru banjye baguye ku rugamba. Icyakora amaze kubana na Kariha yahise abura burundu nsigara ndi nyakamwe. Nari mbuze inshuti n'umuvandimwe icyarimwe. Uyu munsi hari hashize imyaka myinshi ntamubona. Nubwo byo atabibabwiye, bwa mbere umukobwa se wa Kitani yifuzaga kabana na Kitani ni Mando wamuroze yagiye kumureba agapfa. Mando niwe Kitani yatumaga ahantu hose. Yagiye nk'ugiye gusangira n'uwo mukobwa ngo amubaze amakuru azayabwira igikomangoma. Nyamara yaramushyira uburozi bwo kumwica ngo umwami asigara avuga ati ese sinakwemera akabana n'uwo yakunze kuko namuhitiyemo apfuye. Bwa kabiri niwe Kitani yatumye ku bari bahagarariye barindaga abandi bakobwa babiri bifuzaga ko Kitani azakuramo umwe bakabana. Mando yagambanye n'abari bahagarariye abasirikare bandiraga abo bakobwa tumwe na Kitani barabica. Abo bose bamaze gupfa, Kitani yakomeje kujya ashyira wa mukobwa amabaruwa nawe akamuha yo kuzanira Kitani. Nibwo umwami yaje kumenya ko abakobwa bishwe harimo akagambane ka Kitani agashaka gushoza intambara, ariko akabura ukagira akemerera umuhungu Kitani kubana na Kariha kuko kutabyemera ko byari bigiye guteza intambara ikomeye cyane hagati yabo. Baje kubana, bakibana Mando ajya kurarahunga. Yagiye acitse, Kitani amubura burundu, ntibongera guhura. Bari bongeye guhura kuri iyo nshuro. Kuba bari baziranye kuva kera barahoze ari inshuti nibyo byamuteraga kumva ko Kitani atari kumwicira umwana. Abari bagiye kwicwa bari bambitswe neza, umwami ari kubafata nk'abana be, babaye nk'ibikomangoma nabo. Iryo joro baranaharaye, barara mu byumba byiza byabaga bigenewe abashyitsi b'imena, urugero nk'abana b'abami, abami ubwabo, cyangwa se abandi bashyitsi babaga bakomeye birenze. Mu gitondo cya kare bagiye gutaha, Colette yasabye imbabazi Riya ko yamurakariye. Nta kindi yari gukora, yarabonaga ababyeyi babo bahuje urugwiro babaye inshuti. Umwami nta gahunda yo guhemukira inshuti yari afite. Igihe cyo kubasezera cyarageze. Umwami yarababwiye ati nimugende amahoro, bidatinze nzaza kubasura. Nifuza kukugororera birenze ibyo utekereza, ndetse guhera uyu munsi mugize umutware w'agace utuyemo, ariko nzaza kubyemeza nkwimikire ku mugaragaro. Nta kindi gihembo naguha kiruta icyo, kandi niba hari ikindi wifuza cyose ugisabe. Mando ati nifuza amahoro yonyine, ibindi byazaza nyuma. Barabaherekeje, umwami bageza ku marembo. Yabahaye abasirikare bo kubaherekeza, bari babatwaje ibintu byinshi umwami yarabahaye nk'ishimwe. Yamahaye ibyo kurya, imyambaro, imitako n'ibindi byinshi. Bavuye ibwami uko bari batatu, Mando n'abana be Riya na Daikiri, baherekejwe n'abasirikare bane bari babatwaje izo mpano, bose hamwe bakaba 7. Umwami yasigaye yishimiye ko atarishe Riya, nawe ntiyumvishaga impamvu yo kumwica bya nyabyo, ariko igitutu cy'umugore n'umukobwa we cyaramurengaga, akumva ufite ishingiro ryo gutuma Riya apfa. Bakimara kugenda, umwamikazi n'umukobwa we Colette batangiye gutonganya Kitani. Umwamikazi yaramubwiye ati uri ikigwari, ni gute wemeye ko Riya agenda utamwishe? Ese ugukemuye ikihe kibazo? Zirazakomeza avogera igihugu cyacu aje kumureba, kandi nabana na Riya umwana wanjye aziyahura. Kitani yarahindukiye amucira mu maso, aramubwira ati ziba aho ngaho, nawe utuma umwana wanjye yigira ishyano n'ikigoryi. Niba koko Colette agira ubwenge, arumva yazishima abana n'umuntu utamukunda. Yabwiye umwamikazi Kariha ati ndi umwami mbere yo kukubera umugabo. Abwira na Colette ati ndi umwami mbere yo kuba so, ndetse mutegetswe kuganira nanjye mupfukamye hasi. Barapfukamye ntibakomeza gutera itiko, bari bazi ko yashoboraga no kubica. Umwami ati nta mwami ukoreshwa n'amarangamutima, kandi ayoboye abantu babarirwa mu mamiliyoni. Nkwiriye gufata umwanzuro ufitiye ubwami bwose akamaro. Naho byaba ngombwa ko umukobwa wanjye yiyahura, nzi ko abaturage banjye bose barabaho mu mahoro, namara kwiyahura namureka akabikora.
Erega abandi bami batangaga ibitambo by'abana babo bakabiyicira kugira ngo igihugu kigire amahoro, none wowe wabundi uhuye kwiyahura. Niba kuko ubishaka ubikore, nta kindi nahindura ku mwanzuro nafashe. Rihanna nta mpamvu yo kumwica ihari, kandi birashimisha na Hiroshi. Colette, Zeri si uwawe, kandi naho nashoza intambara ntibyatuma gukunda. Nubwo Rihanna yapfa, Zeri ntiyagukunda, none urumva nakomeza kurwana n'iki? Colette ati ariko data nawe yababara, Zeri nawe yababara akumva agahinda yanteje uko kangana. Umwami atewe n'amarangamutima y'ubucucu. Umuntu umenye nta n'amezi abiri arashira niwe wagusajije bigeze aho ngaho kumva wanamwiyahurira. Colette ati ariko nari muzi kuva kera, kuva nkiri muto mwahozemo munsezeranya. Yahise ahaguruka arabasiga, yigira kuganira n'abajyanama be, baganira ku kuntu ari kugira amanda umutware w'agace yari atuyemo, umutware wari ukayoboye bakamukuraho. Colette yasigaranye na nyina, aramubwira ati Rihanna nabana na Zeri, umutima wanjye uzahita uhagarara. Iyo nkuru sinifuza kuzabimva mu matwi yanjye. Rwose mama, mfasha ntibizabe. Nyina aramubwiye ati uhumura mwana wanjye, basimbutse urupfu rwa hano, bishyira urwo nabateguriye mu nzira. Colette ati wabigenje ute? Nawe ati ibi byose nigeraga ku mwami, nashakaga kubona ko nta wundi mugambi mfite, kubwo nyina duhinduye ibicucu akababarira Rihanna tukabyemera. Nabimenye kare, ejo nkibona ko bari burare hano, nahise nkora umupango. Hari abasirikare nari nohereje mu nzira Mando n'abana be bari bunyuremo. Abo basirikare nabasabye gushaka imyenda ya gisirikare y'ubwami bwo mu majyepfo. Abo basirikare baraza guhurira na ba Mando mu nzira, babice batware n'izi mpano so abahaye. Barabicira mu nzira, kandi bagomba kubica nk'abashaka kubasahura amafarashi n'ibyo baba bakuye hano, aho kubica nk'amafite ishyari ko Rihanna ashobora kuzabana na Zeri. N'uzaba birebera kure azamenya ko byakozwe n'abasirikare bo mu bundi bwami. Umukobwa yaramwenyuye ati mama, nicyo ngukundira, wowe uranyumva nturi nka data. Nibura naruhuka numvise ngo Rihanna yamaze gupfa. Numvaga nanamwicira hano, kiragiye njya kumusuhuza, numvaga umutima ugiye guturika. Nuko data yatubujije kubica mbere, naho ubundi njyewe nakabaye namwishe byarangiye, kugira ngo umujinya n'agahinda mfite binshiremo. Nawe ati nasabye ko babicira mu nzira, uhumura kandi biraba. Abo basirikare barayeyo, barindiye gusa ko babanyuraho. Nihapfa se wahoze ari umusirikare w'indwanyi, na n'ubwo akaba ashobora kuzonga abantu, hagapfa umukobwa we ari nawe ikibazo gikomeye, hagapfa n'umuhungu we mukuru. Uko biri kose abandi bo mu muryango we baraba badateye ubwoba, nabo bazicwa nyuma yaho gahoro gahoro. Ese noneho ntibiratuma utuza mwana wanjye? Nawe ati ndumva ntuje, niba bigiye no kuba ntibizitirirwa ari we wese. Mu nzira Daikiri, Mando na Rihanna bagiye bafite ibyishimo. Mando yarasezeranyijwe kuba umutware w'agace bari batuyemo, kandi umutware yasimburwaga n'umuhungu we mukuru. Byari bisobanuye ko Daikiri nawe azaba umutware, akazayobora ku gace nyuma ya se. Umukobwa Rihanna we yari agikunzwe na Zeri, yari kuzaba umugore w'igikomangomakazi batagira igihinduka, kandi hari amahirwe ko Zeri yari kuzaba umwami mu gihe kizaza agasimbura se Hiroshi. Batashye bishimye cyane, dore ko bari no kuzasurwa n'umwami, kandi icyo cyabaga ari igitangaza kubona umwami ubwo ategura umunsi wo kugusura akanabikora. Abatware ntibakoraga imirimo isanzwe nk'iy'abandi baturage. Umutware yabaga afite abasirikare bamurindira umutekano we n'umuryango we, akaba ahagarariye abasirikare bo mu karere yabaga ayoboye. Urebye agace Mando yari kuzaba ayoboye kubera ukuntu kari kagari, ni nkaho ariko bari guverineri. Nubwo umutware atabaga ari umwami, yaturukaga amaturo. Abaturage bo mu matware ye babaga bagomba kwibwiriza bakamuzanira ku musaruro wa mbere w'ibyeze, nawe agahunika mu bigega. Umwami yanamuhaga ubworozi, akamuha amatungo ahagije ku buryo yabaga afite abashumba bamukorera. Umutware yari nk'umwami muto, agira abakozi bamukorera mu mirima ye, kuko umwami yabaga yaramuhaye myinshi. We nta wundi murimo yakoraga uretse wo kuyobora no gutoza abana b'inshingano za kiyobozi. Abana be kandi nabo byabaga ari uko, babaga bitoza kuba abayobozi, bitoza inshingano za kiyobozi. Nta kindi kintu nabo bakoraga kirenze. Bamaze kugenda urugendo ruhagije, bageze mu nzira bahura n'abasirikare 10 bari bambaye impuzankano zo mu majyepfo, bamwe kare yari yohereje. Mu maso habo bari bambayemo ibintu bisha amasura, ku buryo n'uwari kuba baza atari kubamenya. Bahagaze imbere barabatangira. Mando na Daikiri bari bafite inkota, abo basirikare bari babaherekeje nabo bafite intwaro zabo. Bahagaritse amafarashi bava ku magare, babaza abo basirikare bari bambaye masike cyari kibazanye mu bwami bwabo. Banze kubasubiza, ahubwo babereka ko bagiye kubarwanya. Abari baherekeje umuryango wa Mando bigiye imbere ngo bahangane. Bataratangira kurwana, babiri bahita babanyuzamo amacumu arabahinguranya. Babiri bari basigaye bakomeje kurwanya 10 bari bambaye masike. Mando na Daikiri babonye bikomeye, bahagarara iruhande rwa Rihanna ngo barwane bamurinda. Abo basirikare bararwanye karahava, birangira Daikiri bamukubise inkota ku mutima, acira amaraso ahita apfa. Mando yakomeje kurwana ku mukobwa we, baramukomeretsa cyane ariko akomeza kwirwanaho. Kugeza ubwo ku ruhande rw'abo banzi hari hasigayemo 7, 3 bamaze kwicwa. Mando yarasigaranye n'abasirikare 2 gusa. Rihanna yarakiri muzima ari kuririra musaza we. Mando akomeje kurwana murinda.
bakomeje kurwana. Mando yica undi musirikare wo ku ruhande rw'abanzi, basigara ari 6. Iyo ntambara yabo yarushijeho gukomera. Amafarashi yarihungira, ayaratwaye amagare minini byari birimo nayo arahunga. Mando yageze aharananirwa, bamukubita inkota ku rutugu, bamubaga no mu mugongo agwa hasi, bagira ngo arapfuye baramureka. Ku ruhande rumwe hari hasigaye 2, ahandi 6. Byasaga nk'abo banzi bashakaga kuza kwicariya na nyuma kuko bari bamuretse. Bakomeje kurwana nabo 2 nabo bihagararaho, ariko amahirwe menshi yari yuko bari baherekeje Mando bari gutsindwa kuko bari bake. Mando akimara kugwa hasi, Liliane utari ufite igitekerezo cyo kurwana akabona asabwa iruhande rwa musaza we wari wapfuye, yamuryamye hejuru atabaza, kubw'amahirwe yumva agikurura kuka. Se yaguye hasi ataruka apfuye, n'imbaraga zari zimubanye nkeya. Mu gihe Liliane yaramupfukamye iruhande yamureba mu maso arira, Mando yamwigije hirya, afata icumu ryari iruhande rwe, arihangana arapfukama, ararirekura rinyura mu musirikare ahita apfa. Umwe muri abo 5 bari basigaye yahise atera icumu nawe rinyura ku kuboko kwa Liliane arikureho inyama, amaraso atangira kududubiza. Mando yafashe icumu ngo aritere, abandi nabo bakomeje guhangana. Bose hamwe baba 2 bari basigaye ku ruhande rwa Mando, nabo 5 bari basigaye ku ruhande rw'abanzi. Babona hakurya yaturutse amafarashi yazaga yiruka cyane bidasanzwe. Abari bayariho bari bambaye imyenda gisirikare yo kwa Hiroshi. Baturutse hirya ari 4, buri wese ari ku ifarashi ye. Ayo mafarashi byaragaragaraga ko avuye ibwami. Abo basirikare bari bambaye maske mu maso, babonye baturutse hakurya baza babasatira nk'abaje kubarwanya. 2 bari kuri imyambi bihuse. Umwambi umwe wafashe umusore uri ku ruhande rw'ibumoso, umukubita ku rutugu ahita ahanuka ku ifarashi agwa hasi. Undi mwambi wafashe mu gahanga k'umusirikare wari iburyo wahita apfa. 2 b'inyuma bahise bahagarara, maze bari bambaye maske, 2 muri bo baza babasatira, 3 basigara barwana nabo ku ruhande rwa Mando. Bakomeje kurwana ruragica. Muri ako kanya nta wundi wapfuyemo, bo bakomeje guhangana hafi kunganya imbaraga, barakomeretsanyaga gusa. Mando nawe yari yasubiye mu mirwano yabaye mutaraga, Liliane yahunze ahagaze hirya gato. Nka nyuma y'iminota 10 barwana, abasirikare benshi ba Kitani bari ku mafarashi bagera nko muri 50 bahise babazitira, barabazenguruka, babasaba kumanika amaboko cyangwa bakabica. Abarwanaga babonye batababasha, bashyira intwaro hasi. Ku ruhande rwo hirya barwanaga ari 4, ni ukuvuga 2 noneho nari kurwana 6, 3 kuri buri ruhande. Abari ku ruhande rwo hakurya bamwe bari baje biruka bagasanganizwa imyambi. Batera umwe wari waguye hasi, umwambi wamufashe mu rutugu wahinguranyije inyuma. Uwo yari igikomangoma Zeri. Uwari wapfuye yari Yashiri. Icyo bakoze babasabye kwegerana, abo hirya no hino bakamera nk'abahuriyemo hagati kuko bari bari mu ntera nk'iya metero 200. Byose byari byatangiye Zeri aganira na Yashiri, bakanzura ko bagiye gucika ibwami bakajya kwa Kitani ibwami, bagasabira Liliane imbabazi ntibamwice kuko bari babizi ko ari bwicwe kuri uwo munsi. Zeri ntiyizeraga ko Mando yari yabashije guhagarika umwami Kitani akareka kwica Liliane, kuko yaragiye umwami Hiroshi atabizi. Abasirikare bo ku marembo bamumenyesheje ko we n'abandi basirikare 3 baciye bari ku mafarashi bakarenga kure cyane, kandi ko bigaragara ko bagiye mu bwami bwa Kitani. Hiroshi yagizemo ubwoba, aravuga ati none intambara irabaye, ntakirayihagarika niba koko zirafasha abasirikare bakajya mu bwami bwa Kitani, kandi twarimerenyeje ko nta wundi musirikare uzamumenyera ngo mwinjirire mu bwami. Ntiyarazi amakuru y'uko Liliane baretse ko mwica. Ntiyari yakamenya n'icyo Mando yari yishingikirije agafata ifarashi ngo agiye kureba Kitani. Hiroshi utarifuzaga ko habaho intambara, yohereje abasirikare be bari bazi kwihuta cyane ngo bagende ku mafarashi batangire Zeri n'abantu be bababuze kurenga ku mupaka. Abo basirikare yari yohereje yarabizeho kurwana cyane birenze, ku buryo bari kugera imbere ya Zeri ari benshi, nawe agatinya ntakomeze kugenda. Bakomeje kwihuta ariko Bazeri barabasiga. Bageze ku mupaka, Zeri anyura ku basirikare babo babaga bahagaze, bo ntibabatangira kuko batari bazi ikimujyanye. Ku ruhande rwo kwa Kitani ku mupaka naho hari abasirikare, uretse ko batari bari muri icyo cyerekezo Zeri yari yinjiriyemo. Bamaze kurenga umupaka, abasirikare bari babakurikiye ngo batangire nabo bahita bahagera, ariko batinya kwinjira mu bwami bw'abandi. Ahubwo batumye abandi basirikare bari ku mupaka wo hakurya mu ruhande rw'iburyo muri ubwo bwami bwa Kitani, babasaba gukurikirana Zeri n'abantu be bakabafata, bakababuza gukomeza kujya ibwami, bakabagarura muri Hiroshi kuko byari guteza intambara ikomeye cyane. Nabo babyumvise vuba, maze 50 muri bo baratangatanga bakurikira Zeri, Yashiri n'abandi 2. Bazeri nibwo bahingukaga haberaga imirwano. Abo basirikare bari biyambitse imyenda nk'abasirikare bo mu majyepfo, barengejeho na maske mu maso, bakabakiriza imyambi. Yashiri wagahita apfa, Zeri agakomereka cyane, umwambi ukamuca mu rutugu kamugumamo. Nibwo abasirikare bandi bahageraga bakabona Zeri nko muri metero 200 bamuteye icumu, umusirikare umwe amwiyegamije imbere. Nanone Mando yakomeretse cyane, Daikiri yapfuye, Liliane bamukomerekeje ku kaboko ari kuvirirana, abandi basirikare bapfuye. Abo basirikare bari babakikije impande zose babakoreyeho ikibuga, maze babasaba guhuriramo hagati. Zeri akigira imbere kubitana amaso na Liliane, bose baramenyana bari kuvirirana.
Rihanna yaraje aramuhobera nubwo bwose umwambi wari ukiri mu rutugu rwa Zari, bahoberanye nk'abadafite gahunda yo kurekurana. Uwari ukuriye abasirikare bo ku ruhande rwa Kitani bari bavuye ku mupaka batabaye, bategetse ko abari bambaye masike bazikuramo. Babanje kubyanga bazibakuramo ku ngufu. Bibwiraga ko ari abo mu gihugu cyo mu majyepfo, ariko bamaze kuzivanamo abari baherekeje Mando babiri bari bakiri bazima bahita babibona ko ari bagenzi babo. Bari bigize nk'abo mu bwami bwo mu majyepfo kandi bararindaga ibwami kwa Kitani, dore ko harindwaga n'abasirikare benshi. Kubera ko abasirikare bari baherekeje Mando batari bazi ibyapanzwe n'umwamikazi, bakibabona barumiwe barababaza bati burya ni mwebwe turindana ingoro mwaje kudutangira ngo mwice Rihanna n'abagize umuryango we? Ubu koko ninde wabohereje? Nizere ko ataba ari umwami. Abo bo ku mupaka nabo barumiwe, ntibari baziranye nabo bandi kuko batakoraga ahantu hamwe, nubwo bwose bari abasirikare bo mu bwami bumwe. Kumva ko rero bagenzi babo bari biyambitse nk'abo mu kindi gihugu bakaza gutangira Mando, Daikiri na Rihanna nabo basirikare bari babaherekeje, byarabatangaje cyane nabo babura icyo gukora. Zari we yarakomeje guhoberana na Rihanna, amaraso ari kuvirirana, Rihanna yarize yahogoye, amarira yenda kumushiramo. Zari nawe ikiniga cyamufashe. Zari utari woroherwe yafashe inkota akata ku mwenda we, ahambiriza Rihanna ku kuboko wari bamuteye icumu rikamukata. Byatumye amaraso ahagarara kuva kuko yavaga ari menshi. We ntiyari kwikuramo umwambi, yarabizi neza ko amaraso ari guhita adudubiza akamushiramo. Nadusoreje igice cya 4 gushimira aho dukomeje kubana muri iyi nkuru ya Zari na Rihanna, iyo umuhungu w'umwami wakunze umukobwa wo mu cyaro akanga igikomangomakazi. Igice cya 5 nacyo kiraje vuba mu gihe kitarambiranye. Nikigucike.